Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa munane muri ya minsi 28 yo kwimenyereza umuco wo gushimira dukesha agatabo The Magic. Uyu munsi rero niba ari ubwa mbere ugeze hano, unyarukire mu video ya mbere yabanje, uraza kubona ibisobanuro neza by'iyi gahunda y'iminsi 28. N'abandi rero tumaze kubana kugeza kuri uyu munsi wa munane, ni ukuri mwarakoze cyane, ni iby'agaciro. Njya mbona n'abantu bagenda rwose biyandikisha kuri iyi channel yanjye. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mubane nanjye, mundi dukomeze tuganire ibiganiro byiza kandi byubaka. Uyu munsi wa munane rero uduhishiye iki? Uyu munsi wa munane ikintu duhishiye ni ikintu cyitwa ikirungo cy'igitangaza. Ushobora kubyumva ukibaza ikirungo cy'igitangaza, noneho ko tuzi ko ibirungo bikoreshwa mu biryo, byo noneho bije gute mu bitangaza? Nibyo kuko ntabwo biri kure n'ibintu byo kurya. Uyu munsi turareba kurya. Ese ibiryo, ibintu turya, ibintu tunywa, ibintu bituma tubaho nyine. Ngira ngo twese rwose tudafite ibiryo, tutariye, tutanyoye, n'ibyo tuvuga byose ntabwo twaba tubivuga, ntabwo twashobora kubaho nta biryo. Rero ibiryo nabyo ni ikintu cy'igitangaza burya mu buzima bwacu. Kenshi ngira ngo ariko twebwe hari dufite umuco wo kujya kurya, mbere yo kurya tukabanza tugasenga. Ngira ngo abenshi muri twe cyangwa se hafi ya twese, kuko mu muco w'iwacu ni nk'umuco wo kumva ugiye kurya ukabanza ugasenga, ugashima Imana nyine ifunguro ry'uwo munsi. Ariko niba utajya kubikora, iki kintu ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'agaciro rwose, ubishyire mu muco wawe wo kujya kurya ukabanza ugashimira ifunguro uhawe uwo munsi. Ngira ngo murabizi rwose, iyo umuntu ashonje amasaha make yonyine gusa, amasaha 6, niba waramenyeye kurya wenda 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukarenza isaha ya saa sita, ngira ngo ku isaha yindi ikurikiyeho uba utagishoboye kugira ikintu wikorera cyangwa wimarira kubera inzara. Umubiri utangira ugatitira, ukumva ubwonko nyine burashyushye, watekereza ukumva ntibiri kugenda kubera kubura ikintu cyo kurya kubera inzara. Murumva rero ko ibiryo ari ikintu cy'ingenzi pe, tutakabaye dufata nacyo nk'ibintu bisanzwe, ahubwo niba ubibonye byo kurya hita ushima Imana, uvuga ati Imana urakoze kubwira ifunguro. Ubundi uhita utekereza ku bantu bose babigizemo uruhare kugira ngo ifunguro rikugereho. Hari umuhinzi wahinze, hari uwasaruye, hari uwabigejeje ku isoko, hari uwabivanye ku isoko abigeza muri karitsiye, hari uwo mukozi wagiye kubihaha araza arabiteka, uvuye ku kazi ushonje umeze nabi, uraje urabiriye. Abo bose rwose uhita ubatekerezaho, noneho wumve ko ibiryo ari impano nayo itangaje, atari ibintu bipfuye kubaho ngo gusa ngo ubone ngo nariye ibiryo biri ku meza ndaje ndariye. Niba waba ufite amafaranga utabonye ababigutegurira, ntabwo uzashobora kubibona, kandi nutabibona ubuzima bwawe nyine buri mu kaga. Urumva rero icyiza cyo gusengera ibiryo no gushimira ibiryo mbere y'uko urya, ngira ngo abafite uwo muco murabizi, uhita wumva nyine niyo uriye uba wumva ibiryo bikuryoheye, na nyuma yo kurya uba wumva ibiryo bikuguye neza. Mbese uretse kukuzanira imbaraga z'umubiri, bikuzanira n'imbaraga z'umutima. Rero reka tugire umuco wo gushima ifunguro twabonye, dushimira abariduteguriye, dushimira ababigizemo uruhare bose kugira ngo turibone. Iyi gahunda niyo kudufasha gushima, kumva ko ikintu cyose tubonye atari ko twagombaga kukibona nyine, cyangwa se ariko byari biteganijwe, ahubwo tujye tubifata nk'impano, tujye tubifata nk'ibintu by'ibitangaza bitubayeho. Kuko nk'ibi biryo nyine ushobora no kuba ufite amafaranga wabitumiza no ku isoko, ariko utabonye umuntu ngo abizana bigeze hafi yawe, urumva kurya byaba ikibazo. Rero ibintu byose tujye tubihinduramo amashimwe kugira bikomeze bidufungurire ya miryango y'ibyiza twifuza. Gahunda y'uyu munsi rero nk'uko bisanzwe, urareba bya bintu byawe 10 ushima Imana kugeza uyu munsi. Nurangiza kubivuga n'impamvu ushima Imana, ubwo nyine uvuga rya jambo urakoze inshuro 3 kubwira ibintu byiza wampaye kugeraho. Rero nuturangiza, mbere yo kurya uyu munsi ifunguro ryose urajya gufata iryo ari ryo ryose, yaba amazi, kaba kabiswi ugiye kurya, byaba ibiryo nyine bisanzwe, wibuke kubanza ushimira Imana kubw'ifunguro uhawe. Ubundi kuryama
ni ibisanzwe, nta kuryama tudashimye Imana ku byiza byatubayeho. Dushima Imana ku byiza byatubayeho, ntabwo dufite kubwira Imana ibibi ngo ujye kuryama witotombeye ibibi byakubayeho uwo munsi. Zana amashimwe. Ejo twabonye ikiganiro cy'uko wahinduramo ibibi amashimwe. Niba hari n'ikintu cyakugoye uwo munsi, noneho gihinduremo ishimwe, nacyo ugitura Imana uwo mugoroba, ugishimira uwo mugoroba mbere y'uko ujya kuryama. Ndabakunda rero, reka video y'uyu munsi nyisoreza ahangaha, ubwo nahejo ku munsi wa 9 mukomeze mubane nanjye, mukomeze mukore subscribe, muhereze inshuti zanyu nazo zize dufatanye uru rugendo rw'iminsi 28. Ndababwiye muzarukunda, buri munsi ufite agashya kawo, ngira umaze kubibona. Tuzajya kurangiza iminsi 28 tubonye ko ubuzima bwacu burya bwakabaye bugizwe n'amashimwe aho kugira ngo turangwe n'amaganya gusa kandi tugihumeka umwuka bazima. Ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze ibagwirize, itugwirize ibiryo bidutungira umubiri ndetse na roho.